Yesu ashimwe bene data, Imana ihabwe icyubahiro kandi himbazwe. Turashima Imana kubw'uyu munsi turi kuri Pasika, ni umunsi wa 21. Turashima Imana ko dushoje amasengesho yacu iminsi 21. Uwiteka yabanye natwe, aratuyobora, yumva gusenga kwacu kandi aracyumva gusenga kwacu, kandi mu by'ukuri gusenga ko biratangiye. Nubwo dushoje gahunda ariko bidusigiye umwuka wo gusenga tugomba kugumamo, dusengera igihugu, twisengera, dusengera imiryango yacu, dukomeza kwinginga kubw'iki cyorezo kugira ngo Imana igishireho iherezo. Ariko uyu munsi dufite umwihariko, dufite umunsi mukuru wa Pasika. Mu by'ukuri turaza kuganira ku bijyanye na Pasika. Uyu munsi turibuka ikintu gikomeye mu buzima bwacu, turibuka umunsi wo gucungurwa, turibuka umunsi wo kugurwa, turibuka umunsi umunsi Imana yagiye mu ruhande rwacu ikemera gufatanya natwe, ikemera kwitwa Emmanuel, ikemera kubabara nk'uko tubabara, ikemera kuruha nk'uko turuha. Umunsi turibuka imirimo itangaje Kristo yakoze mu buzima bwacu. Reka rero dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana yashimye ko tuganiraho uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, turagushimiye byiringiro byacu bitanyeganyega, bitakoze isoni, tuguha icyubahiro n'ishimwe. Reka rero ijambo ryawe tugiye kumva kuri uyu munsi kuri Pasika, Mana, ribe ijambo rizima, rihindura ubuzima bwacu, rihumurize ubuzima bwacu, ritwereke ugucungurwa kwacu. Mwami, twaboneye igorogota ku musaraba, ubwo wakoraga imirimo n'ibitangaza, ubwo wamanukaye kuzimu ukanesha Satani, ukamwambura imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Uyu munsi twaba dufite kunesha kubonerwa muri wowe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe bene data. Uyu munsi rero nk'uko nabivuze turi kuri Pasika, twagahuye, twakafashe igaburo, twakoze tugaserebura turi kumwe, duhimbaza Imana, dutangaza intsinzi yacu. Ariko ntago byemeye. Mu bihe byose rero Imana ikwiye guhimbazwa. Turateranye online. Reka rero mu by'ukuri twihutire kujya mu ijambo ry'Imana, turebe icyo Imana yateguye uyu munsi. Ariko umutwe w'ijambo uyu munsi turi burebe, turi bugendere muravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 8 umurongo wa 31 kugeza kuri 34. Haravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Haleluya. Ijambo riravuga ngo ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nushaka usubize ngo ntawe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Haleluya. Uwiteka nahabwe icyubahiro. Iri jambo uyu munsi turibuka Kristo. Batubwiye ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Hanyuma baraduha assurance, baraduha umutekano, baraduha igisubizo kivuga ngo mbese ubwo itimbanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko nta mwanzi uri mu ruhande rwacu igihe Imana iri mu ruhande rwacu. Iravuga ngo ninde uzajya kurega intore z'Imana imbere y'Imana? Ntawe. Yazirega ate se kandi Imana ariyo yazitsindishirije ubwo yatanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire? Ninde uzaciraho iteka? Ninde uzaziciraho iteka? Ninde uzacira iteka ku ntore z'Imana? Ntawe. Ni Kristo uzaca amateka, ni Kristo uzazicira kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse. Haleluya. Uyu munsi ruka kuzuka k'umwami. Iyo Kristo batarazutse, ubutumwa bwiza bwari kuba bwarapfuye ubusa. Uyu munsi impamvu tuvuga ubutumwa bwiza nuko Yesu yavutse, nuko Yesu yapfuye, nuko Yesu yazutse. Uyu munsi ari muzima yicaye iburyo bw'Imana adusabira iteka n'iteka. Haleluya. Cyubahiro ni cy'Uwiteka Imana.
ninde? Ntawe. Ndetse akaba yicaye iburyo bw'Imana adusabira. Icya mbere, Kristo yaradupfiriye, Kristo yaratuzukiye, Kristo yicaye iburyo bw'Imana adusabira iteka. Mbese ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Uyu munsi turibuka umunsi twabonye intsinzi ku mugaragaro, umunsi Imana yatandukanije abayemera n'abatayemera. Uyu munsi umuntu wese wizera Yesu Kristo, ijambo riratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukwizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ari ko umuntu yatuza agakizwa. Ariko azatura iki? Azizera iki? Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, haleluya, yuko Imana yamuzuye mu bapfuye. Kuba Yesu yarazutse nirwo rufunguzo rutwereka ko ataheze ikuzimu, atananiwe, atatsinzwe, ataboze. Uyu munsi ni muzima. Niyo mpamvu umwizera wese nawe atazarimbuka, atazaheranwa n'urupfu, azazuka. Niba hari n'usinziriye, niyumva impanda yo ku bicu, azazuka musanganire ku bicu, haleluya. Kuko Yesu yazutse, natwe tuzazuka. Paulo yavuze amagambo meza mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Aravuga ngo muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa, akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe nanone, haleluya. Iryo niryo zingiro ry'ubutumwa bwiza uyu munsi tuvuga. Iryo niryo zingiro ry'ibyiringiro byacu uyu munsi. Yavuze ngo muzi ko nabanje kubaha icyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu, haleluya, nk'uko byari byaranditswe kera byarahanuwe, haleluya, agahambwa, haleluya, akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe nanone. Byari byarahanuwe igihe kirekire birasohora yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu, agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka, ariwo uyu munsi twizihiza ducelebratinga, ariyo Pasika yacu. Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Ariko ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ntawe. Reka turebe intambara yarwanywe kuko Pasika yatangiriye muri Egiputa. Pasika yatangiriye muri Egiputa, yashushanyaga umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo. Ibice 12 byo kuva umurongo wa 5 kugeza ku wa 14 turakurikira aya magambo. Turebe Pasika, inkomoko ya Pasika. Imana yabwiye Mose Abisirayeli bajya kuva muri Egiputa, ijya gukora icyago cya nyuma, icyago cya nyuma kijya kuba, cyabasoraga muri Egiputa bagenda cyo gucungurwa, bacungurwa bava mu munsi y'ubata bwa Farawo. Farawo uyu munsi ugereranywa na Satani ku buzima bwacu, ugereranywa n'ibitugora ku buzima bwacu, ugereranywa n'ibidutwaza igitugu ku buzima bwacu. Ariko hari umunsi Imana yashyize ikimenyetso ku bana bayo, nk'uko yakidushyizeho uyu munsi cy'amaraso ya Kristo. Ariko bifite aho yatangiriye kubikora, bifite ikigereranyo cy'iyo Pasika aho yatangiriye. Haravuga ngo umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uwo muzatamba ntuzagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'ukwezi, iteraniro ryose ry'Abayisiraheli bazawubikire nimugoroba. Mbese mwebwe magambo bazawusogote nimugoroba, bazawice nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. iziraye muzazose.
uko aba ariko muzazirye mukenyeye mukwesa inkweto mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka, iyo niryo tangiriro rya Pasika uyu munsi turimo kwizihiza, yatangiriye mu bwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Muri iryo joro muzamwashyize amaraso ku nkomanizo z'imiryango y'amazu yanyu, mwariye umwana w'intama. Muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose mu gihugu bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose. Nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso mu nzu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose, muzajye muwuziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Amen, haleluya. Hanyuma tubonye uburyo Abayisiraheli bacunguwe. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ubundi riratubwira mu Bakorosayi, mu gitabo cy'Abakorosayi, igitabo cya mbere urwandiko rwa mbere rw'Abakorosayi, igice cya mbere umurongo wa 14 avuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo mu isi, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Namwe bari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yinjyushije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Amen, haleluya. Ijambo rya Kristo n'iryo kwizerwa. Ndetse muri Yesaya baratubwira ibice 53 umurongo wa 4 n'uwa 6, ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nko kubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 10 haravuga ngo muri iki ni mu rukundo ruri, nuko twebwe suko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Amen, igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu kugira ngo tubabarirwe gukiranirwa kwacu. Ndetse tubona muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 3 umurongo wa 14 kugeza kwa 16 na magambo tuzi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, uko niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo, ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ihabwe icyubahiro kubw'ijambo ryayo. Ndetse arakomeza mu Baheburayo 2 umurongo wa 14 na 15. Abaheburayo 2 umurongo wa 14 na 15, nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, ni nako nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Mu by'ukuri turi munsi turibuka Pasika, ariko Pasika turimo kwibuka ifite intangiriro yayo, ifite inkomoko yayo muri Egiputa, igihe ubwoko bwa Isiraheli bwavaga kwa Farawo. Mu ijoro rya nyuma Imana yohereje umurimbuzi kugira ngo aze kurimbura Egiputa, aze kurimbura abana b'imfura bo muri Egiputa ndetse n'uburiza bw'amatungo. Ariko hagombaga kuba igitandukanya Abayisiraheli n'Abanyegiputa, kugira ngo umurimbuzi naza, kuko yagendaga ku nzu nta n'imwe asimbutse arimbura. Ariko Imana irababwira ngo dore ikimenyetso,
umurimbuzi azabona ntabakoreho ni amaraso y'umwana w'intama cyangwa w'ihene umaze umwaka. uwo mwana w'intama muzawufate mubage ku mugoroba, mwotse inyama zawo muzirye. Imana ibabwira uko bazazirya, ariko irabwira ngo bafate amaraso y'uwo mwana w'intama wagombaga buri muryango, buri nzu yagomba kuba yabaza uwo mwana w'intama, ikawurya ikawumara, igafata amaraso y'uwo mwana w'intama cyangwa w'ihene bakayashyira ku nkomanizo z'umuryango yabo, ku mazu yabo, kugira ngo umurimbuzi naza akabona amaraso anyureho. Mu by'ukuri si uko aba Bayisiraheli bari abakiranutsi mu maso y'Imana, no, ntabwo bari abakiranutsi, bari abanyabyaha kimwe n'abanyegiputa. Ariko umurimbuzi yagomba kuza atarobanuye, umurimbuzi yagomba kuza ntarobanuye, ko nta kindi cyagomba kubatandukanya. Ariko Imana, ijambo ry'Imana tubwira ngo amaraso atamenetse ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ni ukuvuga ngo bafashe amaraso y'umwana w'intama bayashyira ku nkomanizo z'imiryango. Umurimbuzi aje yabona amaraso akabita abakiranutsi, yabona amaraso akabita abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo amaraso yabo yagomba kumeneka, y'abana b'imfura ndetse n'uburiza bw'amatungo, yasimuwe n'ayo maraso y'umwana w'intama yamenwe. Kandi cyatumye biba ni ijambo ry'Uwiteka ryari inyuma yabyo. Imana yironkeye igitambo, Imana yironkeye igitambo mu Bayisiraheli. Umuborogo wari mu mazu y'abanyegiputa ntabwo wari mu mazu y'Abayisiraheli. Kubera iki? Kubera ko mu mazu y'Abayisiraheli hariho amaraso y'umwana w'intama, ariyo Pasika uyu munsi twizihiza. Mu by'ukuri hari amaraso yamenetse ku bwawe mwene data nanjye, asumba amaraso y'umwana w'ihene, asumba amaraso y'umwana w'intama, ariyo maraso y'umwana w'Imana isumba byose. Ijambo ry'Imana tubwira ngo niwo ducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubarwa ibyaha byacu. Ndetse umuririmbyi yavuze amagambo meza aravuga ngo Uwiteka umucamanza, indirimbo y'120 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Uwiteka umucamanza, iyo mbonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Uwiteka umucamanza, iyo mbonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranutse. Iyo mbonye amaraso y'umwana wayo, Uwiteka nahabwa icyubahiro kuko yironkeye igitambo cy'amaraso y'umwana we. Ijambo riratubwira ngo nk'uko Mose yamanutse inzoka ku giti, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo amene amaraso ye, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo byavuye kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Uyu munsi mwene data ndakubwira ikintu kimwe. Uyu munsi umwanzi Satani yarimo atembera arimbura, akubonaho amaraso y'umwana w'Imana. Uyu munsi ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'Imana. Niba ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'Imana, umwanzi wawe ninde? Ntawe. Imana yaragutoranije mwene data, ikuvana mu magana menshi y'abanyabyaha. Uyu munsi witiriwe izina ryayo, ufite ikimenyetso cy'amaraso ye. Uyu munsi umurimbuzi yatembera akubonaho ikimenyetso, waraguzwe uri w'igiciro. Ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'Imana, ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'Imana. Umwanzi iyo azerera azenguruka, hari icyo Imana yatanze kikumara impungenge, kikwereka ko Imana iri mu ruhande rwawe. Uyu munsi turibuka Abayisiraheli, Imana yagiye kurimbura. Niki cyatumye Abayisiraheli batarimbuka? Uwiteka yari mu ruhande rwabo, Uwiteka yari mu ruhande rwabo. Haleluya. Icyatumye batarimbuka, Uwiteka yari mu ruhande rwabo. Kubera ko yari mu ruhande rwabo, yironkeye igitambo cy'amaraso y'umwana w'intama, yironkeye igitambo cy'amaraso y'umwana w'ihene, yironkera igitambo. Yari mu ruhande rwa Isiraheli. Icyatumye imfura zipfa, amatungo agapfa, uburiza bw'amatungo muri Isiraheli ntibibe, nuko Uwiteka yari mu ruhande rwabo. Uwiteka yari mu ruhande rwa Isiraheli. Uwiteka yari mu ruhande rw'ingabo za Isiraheli. Uwiteka yari mu ruhande rwa Mose na Aroni. Uwiteka yari mu ruhande rw'imfura za Isiraheli. Uwiteka yari mu ruhande rw'amatungo ya Isiraheli. Niyo mpamvu kurimbuka kwabaye mu banyegiputa kutabaye muri Isiraheli. Si ikindi cyabiteye, ariya maraso y'intama n'ihene yari afite agaciro gakeya. N'abanyegiputa bari kuyatamba, bari kuyamena nabo, ariko ntibari kuyamena kuko Uwiteka atari mu ruhande rwabo. Nta mabwiriza bari bafite kuko Uwiteka atari mu ruhande rwabo. Uyu munsi Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ikibazo kiratubaza ngo mbese ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Umugisha wacu ninde? Uyu munsi umutwe w'ijambo uravuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Umugisha wacu ntawe. Humura mwene data. Ese ababisha bacu muri iki gihe ni bande? Ababisha bacu muri iki gihe ni bande? Ababisha bacu muri iki gihe barahari ni benshi.
ariko Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro, abisha bacu barahari. Turebye ijambo ry'Imana nanone mu Baroma ibice 8 guhera ku murongo wa 35 ukomereje uhereye aho twasomye, haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba? Ngo umwanzi wa mbere ni amakuba, cyangwa ni ibyago? Umwanzi wa kabiri ni ibyago. Cyangwa ni ukurenganywa? Umwanzi wa kabiri ni akarengane duhura ko muri iyi si. Cyangwa ni inzara? Umwanzi wa kabiri ni inzara. Cyangwa ni ukwambara ubusa, kubura ibyo twambara? Cyangwa ni ukuba mu kaga? Cyangwa ni inkota batwica? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, duhanjwe n'intama z'imbago. Oya, ibyo ntibyadutandukanya n'Imana. Ntibibaho mwene data. Ahubwo muri byose turushishwa kunesha n'uwadukunze. Haleluya. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu n'umwanzi, naho byaba ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa afite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Bene data, baratwereka uburyo Imana iri mu ruhande rwacu. Nta mubisha dufite, nta mubisha watuhangara, nta mubisha waturwanya ngo atuneshe. Oya. Ese ni iyi corona? Oya. Ese ni inzara iterwa na corona? Oya. Ese ni ibibazo ducamo? Oya. Ese ni uburwayi? Oya. Ese ni abanzi? Oya. Ese ni ibifite ubushobozi? Oya. Ese ni inzara? Oya. Ese ni ubukene? Oya. Ese ni ibihe bihindagurika? Oya. Ntabwo ari byo, ibyo ntabyo. Ese ni urupfu? Oya. Muri Timoteyo baratubwira ngo, muri Timoteyo wa 2 igice cya 1 umurongo wa 10 aravuga ngo ariko none bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo, wahinduye ubusa urupfu akerekanisha ubugingo kudapfa ubutumwa bwiza. Yesu yahinduye urupfu ubusa. Uwo ni umwanzi wacu wa mbere. Yahinduye urupfu ubusa, yaruhinduye ubusa, urupfu yaruhinduye ubusa. Ese ni Satani? Oya. Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 yaravuze ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani. Abo nuko abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose, Satani yamuhinduye ubusa, yaramanutse agikuzimu, amumena umutwe, amwambura imfunguzo z'urupfu. Uyu munsi twirukana Satani mu buzima bwacu nk'abirukana umuyaga. Si ikindi nuko uri muri twe yanesheje Satani, yanesheje urupfu, yatubatubata ko gutinya urupfu. Ntabwo dutinya Satani, ntabwo dutinya urupfu. Abo nibo banzi. Ikindi, ntabwo dutinya ubukene. Filipi 4:19 haratubwira amagambo ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubwo yatanze Kristo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Baratubwira ngo Imana yanjye, Paulo avuga ati Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bwayo buri, nk'uko ubutunzi bwayo bungana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ibiyuzuye byose nibyo Uwiteka. Ese ubwo Imana iri mu ruhande rwacu tuzaburito icyo turya? Oya. Ese izaburite kuduha ibyo turya yaraduhaye Kristo umwana wayo w'ikinege? Ntabwo bishoboka. Ni ubukene se? Oya. Ese ni indwara? Yaravuze mu kuva 15 ibwira Abayisraeli, kuva 15:26 iravuga ngo arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa, kuko ari byo Uwiteka Imana yawe gukiza indwara. Ni njye Uwiteka Imana yawe gukiza indwara. Ese ni indwara? Oya. Ese ni inzara? Oya. Ese ni ibihe? Oya. Ibihe nabyo bitera ubwoba. Ibihe by'inzara, ibihe by'uburwayi, ibihe bigenda bihindagurika, duterwa ubwoba n'ibihe. Ariko muri Luka igice cya 2 umurongo wa 50 yavuze iby'ibihe, aravuga ngo imbabazi ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Haleluya. Uko ibihe bihaye ibindi, imbabazi ze ziri kuba mwubaha. Luka 1:50 uko ibihe bihaye ibindi, imbabazi ze ziba kuba mwubaha. Haleluya. Ibyahishuwe 1 umurongo wa 8 ndi Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo, ni ku mwami Imana ivuga, iriho, yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Haleluya.
ibihe ntibikagukange, kuko mu bihe byose Imana irahari, kandi mu bihe byose ko bisimburana imbabazi zayo ziri kuba yubaha. Uwiteka nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ibihe Imana bifiteho ububasha. Ndetse Timoteyo wa mbere 1:17 yavuze iby'ibihe, aravuga ngo umwami nyiri ibihe byose udapfa. Umwami niwe nyiri ibihe byose, ibihe byose bifiteho kontrole kandi utaboneka, ari we Mwana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro cyayo kibe cyayo iteka n'iteka. Amen. Kandi ese n'isi gitera ubwoba abisi, ariko Yesu yaravuze muri Yohana, aravuga ngo 16:30, aravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri iyi si, muri jye mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye, mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 1:5 aravuga ngo ninde unesha iby'isi keretse uwizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Haleluya. Ninde unesha isi? Ninde wanesheje iby'isi keretse uwizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Kuki uwizera Yesu Kristo yanesheje isi? Nuko Yesu yanesheje isi na Satani n'urupfu n'umubiri. Haleluya. Ese ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ntawe. Ese ubwo itimanye umwana wayo ikamutaka ubwacu twese, ntiyatweretse kuri mu ruhande rwacu? Itanga Yesu yatweretse kuri mu ruhande rwacu. Uyu munsi turaserebura kuzuka kwe, ariko mbere yuko azuka yabanje gupfa, mbere yuko apfa yabanje kubabara, mbere yuko abara yabanje kuvuka, mbere yuko avuka yabanje kuba Imana, yihindura umuntu ku bwacu kugira ngo abe impongano y'ibyaha byacu, arakubitwa, arapfa, arazuka. Uyu munsi turamamaza kuzuka kwe, niwe Pasika yacu, nicyo kimenyetso kitwereka ko Imana iri mu ruhande rwacu. Umuririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza yatubonyeho amaraso ntabwo aducira urubanza ruri, ahubwo twita abakiranutsi. Haleluya. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Ese ni umubiri dutera ubwoba? Reka da, ntabwo ari wo. Ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Umubiri turawutegeka kubw'imbaraga z'umwuka wera. Duhimbaza Imana. Indwara Kristo yarazinesheje, inzara yarayinesheje, Satani yaramunesheje, urupfu yararunesheje, ibikomeye yarabinesheje ibyivuga hejuru. Uyu munsi ari ku ngoma, niwe mwami w'abami, niwe mutwaro utwara abatware. Umunsi umwe Pawulo yatunguwe na Kristo ari mu nzira y'I Damasiko. Yesu aramubaza ngo Sawuli ndenganyiriza iki? Aramubwira ati mwami ninde ndenganya ko nzi ko nkorera Imana? Aramubwira ngo iyo urenganya abana banjye, iyo urenganya abakristo, burya ninjye uburenganya. Haleluya. Iyo udukoze wakoze kumbo n'ijisho ry'Imana, kuko Imana yadutoranije, Imana yatuguze amaraso, turaba igiciro cyinshi. Yarabwiye Pawulo yabwiye abakorino babwira ngo ntimukira abanyu ngo mwigenge ko mwaguzwa amaraso. Haleluya. Twaguzwa amaraso y'igiciro, turi ubwoko bw'Imana, turi abami n'abatambyi. Imana yaronse, yaguze amaraso, yaguze ikiguzi cy'amaraso y'umwana wayo. Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe mwene data, umusha wawe ninde? Ntawe. Nta mubisha dufite. Kristo yaranesheje uri muri twebwe, kandi Imana yaduhaye ibimenyetso bigaragaza ko iri mu ruhande rwacu. Yaravuze ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Subiza ngo ntawe. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Icyo nicyo kimenyetso simusiga. Nk'uko ariya maraso bayashyize ku nkomanizo z'Abayisiraheli y'umwana w'intama n'uw'ihene, kikaba ikimenyetso ko Imana iri mu ruhande rwabo. Uyu munsi ikimenyetso dufite cy'uko Imana iri mu ruhande rwacu ni uko yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo dupfire atuzukire. Uyu munsi yicaye iburyo bwayo adusabira. Icyo nicyo kimenyetso simusiga. Ese uyu munsi wakubaza ngo nabwirwa n'iki muri jyewe ko uwo mwami yampfiriye, ko uwo mwana yampfiriye, ko Yesu yampfiriye? Ibaza aho washyize ibyaha byawe, ibaza ayo mahoro ubonera muri Kristo aho yavuye, ibaze uko guhimbaza Imana aho kwavuye, ibaze uko gutinyuka aho kwavuye. Pawulo yandikiye Abaheburayo arababwira mu bice 9 wa 13 na 14 arababwira ngo ubwo amaraso y'amapfizi n'ay'ihene n'ay'inkayiriza yeza abantu bagahumanuka ibyaha byabo, kanswe amaraso ya Kristo ntazarushaho kweza imitima yanyu kugira ngo murusheho gukorera Imana ihoraho ayezaho imirimo ipfuye. Kanswe amaraso ya Kristo ntazarushaho kweza imirimo ipfuye ku mitima yanyu kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Haleluya. Uyu munsi amaraso ya Kristo niyo yeza imitima iduhana, niyo yeza conscience yacu, niyo yeza conscience yacu kugira ngo akure imirimo ipfuye yose, tubone uko duhimbaza Imana ihoraho. Uyu munsi ikimenyetso dufite simusiga ko Imana iri mu ruhande rwacu, na amaraso ya Kristo yatambwe ku bwacu, ni Kristo yatanze ku bwacu. Iyo niyo Pasika yacu. Icyo nicyo kimenyetso cyacu kitugaragariza ko turi kumwe n'Imana. Umurimbuzi nta burenganzira dufiteho, umwanzi nta bubasha dufiteho, umwanzi nta bushobozi dufiteho,
kubera iki? Kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kuko ari mu ruhande rwacu. Kubera iki? Kuko yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo amene amaraso ye uyu munsi tubarwe ibyaha byacu, tube dufite gukiranuka kubonerwa amaraso ya Kristo. Kandi yaravuze ngo ubwo yamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Amahoro dufite akomoka mu maraso ya Kristo. Uguhimbaza dufite gukomoka mu maraso ya Kristo. Feva y'Imana dufite ikomoka mu maraso ya Kristo. Uburinzi bw'Imana dufite bukomoka mu maraso ya Kristo. Gukiranuka dufite gukomoka mu maraso ya Kristo. Imana yatanze umwana wayo ku bwacu, nta kizatwimana mba. Uyu munsi mwene data, sinzi ikibazo ufite, sinzi ibyo ucamo, sinzi ibyo kurwana nabyo, sinzi ubukene ufite bwawe, ariko nkubwire ngo Imana izakumara ubukene bwawe bwose, nk'uko ubutunzi bwayo buri bubonerwa muri Yesu Kristo, nk'uko ubutunzi bwayo buri bwose tubifiteho access. Nigeze mbaho urugero, agatekerezo ngiye gusorezaho, k'umugabo wari ufite umwana umwe. Uwo mwana arazerera ajya mu mahanga, isaza kugeza igihe cyo gupfa adahari, araraga. Yari afite ubutunzi bwinshi cyane, ariko aravuga ngo umwana we naza azafate kimwe mu butunzi bwe. Ariko mu butunzi uwo mugabo yari afitemo n'umugaragu. Aravuga ngo umwana azafate kimwe muri byo, ibisigaye byose bazabiha umugaragu aba ari bubyitwarira, kuko yamubaye hafi, yamubereye umugaragu mwiza. Umwana atahutse aza asoma igitabo cy'umurage, asanga baravuze ngo azakuremo ikintu kimwe mu mutungo wa se. Ariko noneho yitegereje asanga ubutunzi bwose umugaragu azabutwara. Ariko umwana yigira inama, aratekereza ngo yibuka ko no mu butunzi se yari afite n'umugaragu arimo. Arangije aravuga ngo muri ubwo butunzi se yasize bwose afasha umugaragu. Amaze gufata umugaragu ko ari we ajyanye nka kimwe atoranije mu butunzi bwa se, abanyamategeko baricara basanga mu by'ukuri bisigaye nta wundi uzabitwara, kuko byari kuzatwarwa n'umugaragu. Ubwo atwara umugaragu, atwara n'ubutunzi bwose. Uyu munsi ndagira kubwira ikintu kimwe. Imana irakubaza ikibazo ngo ese ubwo iri mu ruhande rwawe umubisha wawe ninde? Ese ubwo iri mu ruhande rwawe umubisha wawe ninde? Irakubaza ngo ubwo itimanye Kristo ikamutanga ku bwawe ngo agupfire, izaburite kuguha n'ibindi. Mu yandi magambo, ufite Kristo aba afite ubutunzi bw'Imana bwose. Ufite Kristo aba afite iby'Imana byose. Ufite Kristo aba afite imigisha y'Uwiteka yose. Kuko ijambo riratubwira ngo muri Kristo Yesu niho yaduhereye imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru ni ikimenyetso cy'uko mbese ufashe Kristo aba afashe iby'Imana byose. Uyu munsi ndakubwira mwene data ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, nta mubisha ufite. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, nta mubisha ufite, kuko nta na kimwe kizakunesha, nta na kimwe kizagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Icyo yaguhaye gisumba byose ari we mwana we Yesu Kristo, kugira ngo dupfire tubarwe ibyaha byacu, atwunge n'Imana. Uyu munsi tube turi abana b'Imana isumba byose, twicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, dufite uburenganzira ku butunzi bw'Imana bwose. Humura mwene data, niba ari ibihucamo biteye ubwoba, humura, Yesu Kristo niwe nyiri ibihe byose. Ese ni inzara, izakumara inzara yawe yose. Ese ni uburwayi, yitwa Imana idukiza indwara. Ese n'abanzi, yitwa Imana ituneshereza ikaturwanirira. Humura mwene data, nta kizagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, nta mubisha n'umwe uzagutera ubwoba, nta mubisha n'umwe ufite. Imana iguha umugisha kandi bagirire neza. Pasika nziza, tunezererwe mu Mana. Pasika yacu ni Kristo Yesu, kandi muri Kristo Yesu imigisha yose y'ubumana tuyifiteho uburenganzira. Imana ibaho umugisha. Twibuka gucungurwa, duhimbaza amaraso ya Kristo, duhimbaza gucungurwa kwacu kwabonetse mu maraso ya Kristo, azuka yivuga hejuru y'ipfu na kuzimu, kugeza ubwo azagaruka tucyamamaza urupfu rwe no kuzuka kwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.